Nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Yvonne, tukareba Yvonne ni muntu ki, Yvonne akunda iki, yanga iki, nibyo tugiye kurebera hamwe tureba imico n'imiterere ikunda kuranga umukobwa cyangwa se umubyeyi wese witwa Yvonne. Rero nanizera yuko aho muherereye hose mukomeje kumererwa neza, abashyashya mbaye ikaze kuri iyi channel, nanabasaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho biboroheye. Mwibuke gukora like ku biganiro tubagezaho, n'ababishoboye mutwandikire muri comment. Yvonne rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba risobanura umurashi w'umuheto cyangwa se n'ikimera cyitwa yew, ari nacyo bakoresha uduti twacyo bakora umuheto. Iri zina rero rya Yvonne rihabwa abana b'abakobwa, nanone rikaba risobanura igiti cyo mu bwoko bwa Eve. Ba Yvonne rero reka tugende turebera hamwe imico n'imiterere ikunda kubaranga. Umukobwa cyangwa se umubyeyi uzasanga yitwa Yvonne ni umuntu ukunda ubuzima bwa wenyine, akumva bamuhesheje amahoro. Ku bw'ibyo usanga akunda gushyingirwa akuze. Ni gake cyane usanga ba Yvonne barashyingiwe bakiri bato. Yvonne ni izina ry'umukobwa ushyira imbaraga mu by'iyobokamana kandi akaba yanabyigisha n'abandi. Yvonne akunda impinduka, akunda gutembera, yoroshya ubuzima kandi areba kure. Ni umuntu wigwizaho inshuti ku buryo bworoshye, ni umuhanga kandi akunda kwiga ibintu bishya kuko ari umunyamatsiko. Yvonne akunda kuba umuntu uhuze cyane, ubuzima bwe abwegurira abandi. Yvonne kandi ni umuntu utajya upfa kwibagirwa. Yvonne rero usanga ari umuntu muri we ntiyita ku byo abandi bamuvugaho cyangwa bamutekerezaho, yikorera ibye akikomereza ubuzima. Yvonne agaragaza amarangamutima cyane, iyo akiri umwana usanga aba ari
usanga aba ari inkubaganyi yurira ibiti, aho kurwanira imigati aragenda akajya kwikinira kurira ibiti. Umukobwa cyangwa se umubyeyi witwa iri zina rya Yvonne, akunda kwigenga nk'uko twabibonye, yanga umuntu wamusuzugura kuko ari igitsina gore, akunda iyo abona afite abantu bamushaka kandi akunda kubaho neza no kwishimisha. Yvonne ntajya yicara hamwe kandi agira ibakwe mu byo akora. Ubuzima bumukundiye Yvonne yumva yahora mu ngendo yambukiranya imipaka. Yvonne uzasanga ari abantu bamenyera vuba kandi ari abantu bagira amatsiko menshi, azi kubana kandi usanga ari ba bantu bazi kubana n'abantu bose. Ariko ikibi cya Yvonne nanone ni wa muntu urakara vuba, ajya mu bintu byinshi icyarimwe, ntabwo ajya apfa guhangayikira ikintu ngo agihe igihe cyangwa se agihe agaciro, ku buryo ubona ibintu kuri Yvonne ari ibintu rwose bitamufasheho na gato. Ntabwo ari wa muntu uha ibintu agaciro, ntabwo biba bimufasheho. Ntabwo Yvonne ari wa muntu ufokasinga ku kintu kimwe ngo abanze agikore kive mu nzira, no. Yvonne ni wa muntu ujya mu bintu byinshi icyarimwe, ntahangayikire ibintu rwose, ukabona ibintu bitamufasheho. Ba Yvonne rero umva aho uzabasanga hose, ikintu cya mbere kibaranga ni uko barangwa n'amatsiko cyane, kandi ari ba bantu bagira ibakwe, bagira umwete mu kazi, barigenga kandi bagira ubushake cyane. Nizere yuko ba Yvonne n'inshuti zanyu n'imiryango yanyu aho muri hose mukomeje kumererwa neza no kugira ibihe byiza. Nizera yuko hari ibyo mwungukiyemo muri iki kiganiro Inkuru TV ibahaye, murushijeho kumenya no gusobanukirwa imico n'imiterere ya ba Yvonne, mukamenya uko muzajya mubana nabo mu mibanire yanyu ikarushaho kwaguka no gutera imbere. Mwakoze cyane rero, nsaba bashyashya aho bari hose basaba gukora subscribe, mugakanda kuri iyo nzogera y'umweru kugira ngo ibiganiro byacu tuzajya tubagezaho bijye bibageraho biboroheye, kandi nanabasaba gukora like, mugakanda kuri icyo gipfunsi cy'umweru, n'ababishoboye mukatwandikira muri comment. Mwakoze cyane rero, icyo nabifuriza ni uko mwagira Imana n'amafaranga, mukagira n'amahoro aturutse ku Uwiteka. Mukomeze kugira ibihe byiza.